muraho neza nshuti nziza zahanye space mu biganiro hano mushikirizwa bigamije kubafasha kugubwa neza. Mukaba muri kumwe nanjye nk'uko bisanzwe Uwera Agnes, ariko mpora mfite abantu beza baba baje kubaganiriza, kubasangiza ku byo bungutseho kugira ngo namwe muhinduke abantu beza kandi buzuye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mutwe uvuga ngo kunyurwa. Aba bakobwa n'uyu musore beza rero nibo bagiye kutuganiriza. Navuga ngo umwanya ni uwabo, kuko ijambo mu by'ukuri barihawe n'Imana kandi bararihorana. Ubwo twatangira kugira ngo nabo babibwire. Yego, murakoze. Nitwa Faustin. Location ni Remera, niho mbarizwa. Nanjye nifuje kubana namwe mu guhugurana ku ngingo yavuzwe. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Nitwa Naebare Allen. Ndakeka ko badukurikirana ntabwo ari ubwa mbere njyewe mumbonye. Nukuri nishimiye kongera kugaruka hano kandi twizeye ko Imana iri bubane natwe. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye nitwa Bernice Mugwaneza. Nanjye nishimiye kubana namwe twungurana nyine nk'urubyiruko. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Ingene Benita. Nishimiye kubana namwe mu guhugurana nk'urubyiruko kugira ngo dusangizanye ibyo twamenye cyangwa se ibyo natwe dufite ibindi bitekerezo tubisangizanye n'abandi birushaho kubagirira akamaro. Yego. Murakoze cyane kandi ndabishimiye n'ukuri. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Yego, murasa neza kandi murakeye. Akavura mwakabonye. Mva karaguye, mva katumye ariko abantu bose bagubwa neza. Jesi nkunda izuba. Iyo ari mu mvura rero mba numva n'umubiri wanjye umeze neza. Kaba gakenewe n'ukuri. Yego, mwavuze ngo tujye kuganira ku mutwe uvuga kunyurwa, kandi mwavuze ko turi buze guhagarara mu ijambo. Sinzi umuntu ugiye kutubimburira ibiganiro rero, niba ari Faustin, niba ari ninde ugiye kutubimburira? Njyewe nta kibazo. Yego. Okay, murakoze. Nk'uko twabivuze turaganira ku mutwe uvuga ngo kunyurwa. Yego. Kunyurwa mu buzima bwa buri munsi, kunyurwa mu murimo w'Imana, kunyurwa. Yego. Kandi turabisanga mu gitabo cya Timoteyo wa mbere, ibice 6. Yego. Umurongo wa 6. Haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza bikaruha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Umurongo wa 10 akavuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Iki cyanditswe cyo turi bagararemo tuvuga ku kunyurwa. Iyo ukomeje ugasoma ni ijambo ryiza cyane kandi rigufasha. Rero uyu mutwe cyangwa se iri jambo n'Imana yaduhaye kugira ngo twaganiraho. Yego. Rero duhere ku murongo wa mbere avuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Mu by'ukuri kunyurwa nko mu rubyiruko muri iyi minsi
murambabarira ntabwo ari jye wenyine uri buvuge n'abagize nida baraza kuvuga ariko nshatse kubanza wenda kugira ngo dukomeze nta kibazo. Rero mu by'ukuri dukurikije umurongo wa mbere nk'uko turi urubyiruko nkatwe cyangwa se no mu buzima bwa buri munsi hano sibyo, impamvu abantu benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi rurimo kujya mu byaha ni ukubera kutanyurwa. Ntabwo urubyiruko rw'iyi minsi ntabwo turimo kunyurwa n'ibyo dufite, like tuba twifuza ibindi birenzeho kandi tutabifite cyangwa se n'ababyeyi bacu batabifite, bigatuma twicira izindi nzira, bigatuma tugwa muri ibyo byaha. Iz'ubusamo? Yego, ni inzira z'ubusamo ubundi. Yego, kwa kundi tuba twifuza ibintu byinshi birenze byiza, ukabona mu by'ukuri nta yindi nzira uri bubibonemo, inzira kandi mu by'ukuri uri bubibonemo ni ya yindi mbi, ati n'ubundi reka mbikore Imana izambabarira. Bamwe basigaye bavuga ati n'ubundi nimbikora Imana irambabarira. Oya ngo Yesu byose yarabirangije ku musaraba. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva niyo mpamvu rwose isi ya none cyangwa se urubyiruko rw'uyu munsi turimo kuva mu byaha byinshi bitewe no kutanyurwa, kutakira ubuzima turimo, kutakira ibyo dufite, ibyo ababyeyi baduha, cyangwa se niba ufite n'ako kazi ntiwakire ibyo ukabasha kubuha, ukabanza gushaka kongera kwikira izawe nzira. Niyo mpamvu turimo kugwa mu byaha kenshi, ugasanga no gukorera Imana gutyo twabivuyemo. Kubera iki? Ntabwo wakorera Imana ujya mu zindi ngeso, sibyo? Nawe umutima wawe uragushira cyangwa se ukakurya, sibyo? Rero mu by'ukuri kunyurwa ni ikintu cya mbere. Kunyurwa ni ikintu cya mbere, cyane cyane umurimo w'Imana. Urumva ntabwo wabona ibintu byose ubyifuza, ariko iyo wanyuzwe wakira ubuzima urimo, bwihanganira, izira yuko ibyiza biri imbere. Murakoze, reka n'umwanya n'abagizi. Urakoze cyane Allen. Kunyurwa. Faustin, sesengura. nk'uko yabivuze ntabwo turajya kure y'iki cyanditswe twari dufite ahangaha. Ukomeje munsi ku murongo wa 7 haranditse ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Uyu ni umurongo abantu benshi bawumva kenshi cyane gashobotse, ariko mu by'ukuri ntago bakunda kuwumva. Mbese ntago bishimira kuwumva kenshi, kuko ubibutsa ko ntacyo bazanye, ukabibutsa ko ntacyo bazasubira nayo, ukabatera agahinda. Mbese ntago bishimira kuwumva cyane, ariko mu by'ukuri ibyanditswe nibwo buhanuzi butavangiye. Niko kuri, niko bimeze, koko ntacyo twazanye nta nicyo tuzasubizayo. Rero umuntu ufite icyo twakwita kwifuza cyangwa se kurarikira bishobora kuvugwa kutanyurwa, iyo umwibukije icyo kintu ntago bimugwa neza, umukozemo ni nko kumukoramo. Urubyiruko ni hahandi usanga hahita havuka za terime zose tugenda twumva. Izo ni nk'izihe? Urugero, hari terime wenda bakunda kuvuga ngo nta myaka 100. Iyo avuze ngo nta myaka 100, mu by'ukuri aba ashatse kuvuga ngo wambwira ibyo, wambwira ibi, ndeka nikorera ibyo nshaka, kankomeze nigaragure mu ivana. Nkomeze nigaragure, nkusanya utuntu twanjye n'utw'abandi, nyine handi hazamo kutanyurwa. Wenda ejo napfa nta myaka 100 nzamara, hari igihe napfa wenda ntakwishyuye nimba ari utuntu twawe yari yajyanye. Urumva naho ngaho bihera. Rero iyo utangiye kumwibutsa ko n'ubundi ari bubirarikira ariko akaba atazabijyana, bimutera ikibazo cyane, ntago abashaka kubyumva. Ariko 8 ho hahise hatubwira ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Iki nacyo ni icyanditswe kandi niko kuri. Ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije nitunyurwe nabyo. Wa mugani se ko ntacyo twazanye, ko nta nicyo tuzajyana, turararikira iki kindi? Abari kutwumva wenda ndizera ko wenda n'urubyiruko rurimo bazi gutekereza kuri icyo kintu cyane, kuko nimba ubona icyo kwambara, ukaba wenda ubona icyo kurya,
wenda hari igihe bigorana kuko turi mu isi pe, turi mu isi niko bigomba kugenda, ariko bigorane bigende bite, hari uko Imana ibigenza umunsi ku munsi uko bwije uko bukeye. Nimba ubona ufite icyo kurya ukabaho, numva nta mpamvu ukwiye kugira yo kugira ngo ube wakumva ko utanyuzwe cyane ko tutazabijyana kuko ntabyo twazanye. Niko nge numva nasesengura aho hakurikiyeho. Murakoze cyane. Twakomeje, turacyarimo gusesengura ijambo riri muri Timoteyo ya mbere. Yego. Ngiye kuvuga kuri uno murongo wa 9 aravuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego. Ahanga ndashaka kuvuga nko ku bana b'abakobwa cyane cyane. Nyine hari ukuntu abana b'abakobwa tujya twifuza ubutunzi nyamara tudafitiye ubushobozi. Ugasanga uri gushaka kubaho nk'umwana nyine ufite nk'abo bakize ako ubwo bushobozi mutabufite. So ugasanga rimwe na rimwe dufite inshuti babo bakize, ukumva wewe wakwambara nk'izo nshuti noho ukaba udafite ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga. Ugasanga abana b'abakobwa turi kwishora rimwe na rimwe mu ngeso mbi. Ugasanga ni handi bavuga ngo mfite umusponsor. N'urugero nari ntanze ku bana b'abakobwa, ugasanga umwana w'umukobwa ngo mfite umusponsor. Ubwo umusponsor ni umuntu umeze ni umuntu nyine umuha ibyo ashaka. Nka kuriya waba uri ku ishuri, yego, cyangwa se mu buzima bwo hanze. nabe n'umubyeyi nyine we hari n'abita ba dadi bitewe abari n'abantu bakuru cyangwa se abantu bari mu kigero gitoya, gusa nyine mudafitanye isano muzwa no kuba wamubonaho amafaranga cyangwa se ibindi bintu udafitiye ubushobozi. So rero abana b'abakobwa ugasanga kubera peer pressure y'inshuti zawe yambaye mwenda runaka ko yakutanyugo ukagwa mu moshya. Haryo ubwo dusitire tuba tugezweho n'inkutu biterwa, hari amakanzu abahenze bitewe n'ayasohotse, hari amasakoshi cyane cyane amatelefone. Ugasanga ndi kwifuza telefone nyine nzaya babyita gusireyinga, ukazajya usirenga nyine ugasa neza ugakubita twashe iPhone ziri hanze zizarikora. Ugasanga nyine ndashaka iPhone nyamara umubyeyi wanjye n'amafaranga afite yo kuyima. Ukumva ntiwajya gushaka akazi kari hasi gaciriritse ku buryo we wazayigurira, ahubwo ugashaka ibintu byihuse kandi nyine bitanyuze mu mucyo. Niyo yamoshye nyine navugaga, nyine abashaka ibintu by'ubutunzi bakagwa mu moshya. Nyine ikintu inama nagira abana b'abakobwa, mureke nyine tunyurwe nuko turi. Niba iwanyu mufite ibiringaniye n'ibyo ngibyo wagenewe, niba mufite ibiri hasi nyine gerageza ukore cyane ibyo ubonye, ibyo nibyo wagenewe. Uko bya bindi uzifuza nyeka ko ibintu tunabona tutakoreye nta kintu byakumarira. Amafaranga baguha cyangwa se izo telefone baguha nta kintu bizakumarira. Bashobora kuguha wenda nk'amafaranga, wenda tuvuge nk'amafaranga nk'ibihumbi wenda nk'ijana, 200. Amafaranga nta kintu akumarira. Akenshi na kenshi usanga n'ubundi yaspendinze muri bya bindi bya ambiance, ariko akantu gatoya kadafite n'ikintu kazakumarira wakibuka. Abo ugasanga nyine wiyandaritse, maze kwiyandarika amafaranga nabonye ni handi ugasanga ari n'abantu banywa n'inzoga zihenze cyangwa se ibindi bintu. Nyine abana b'abakobwa twige kunyurwa nuko turi, nyine ibyo ufite nibyo wagenewe. Yego, ibyo bindusha ibyo biri akanaka afite nibyo yagenewe wese ibyo wagenewe muri icyo gihe cye. Wenda nawe igihe runaka kuko hari Imana itabara, ahubwo dusenge usaba Imana kuko Imana ifite byose mu kiganza cyayo, kandi kuba itari yabiguha akakanya hari igihe kizagera ikabiguha, kandi nitanabiguha izabona ko ari byo bigukwiriye. Yego, niko nabwira. Urakoze, ariko hari akantu ngira ngo wenda badukurikira bumve neza. Mwavuze umusponsor ku gihe cyacu nta ba sponsor, sinzi hari abantu bitaga ngo ni ba sugar daddy, sinzi niba ari muri iyo context. Ni muri iyo class usanga nyine ni ba sugar daddy. Ubwo nawe hari ikintu ugomba kumusubiza n'impanguhe mbese. Ni yamoshya nyine arakoshya, ukaba mwaryamana se cyangwa se akaba yagukoresha ibintu by'urukoza soni kugira ngo ubone amafaranga, nyamara ntago bikwiriye abari. Wow. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turacyarimo gusesengura ijambo riri muri Timoteyo ya mbere 6. Yego. Murakoze cyane. Ijambo turi kuvugaho muri Timoteyo, usangiye igice nshaka kuvugaho kiri ku murongo
wa 8 ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 kanongeye ndibasomeraho mu byibuke atubwira ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bahenebereza bikabarimbuza. Ku murongo wa 10 bakatubwira ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ahangaha nyine njyewe ikintu nshaka kubwira kenshi urubyiruko, uretse n'urubyiruko n'abantu bakuru muri rusange, ku murongo wa 9 hatubwiye ukuntu nyine umuntu ahora nyine ararikiye kubona impiya. Ubwo mu Kinyarwanda cyiza ni amafaranga, ariko ayo mafaranga ntabwo ahantu batubwiye ngo waje mu isi ntacyo wambaye uzagenda unayasige. Simvuze ngo tuba abanebwe oya, ariko gukora nako kazi ufite n'ubwo buryo ufite ni Imana yabiduhaye. Ahubwo tumenye uburyo dukoresha ibyo bintu Imana yaduhayemo, tubiheshamo agaciro Imana, tutitaye kuvuga ngo dushaka amafaranga cyane ngo tubone ubuzima ngiki. Yego nitwicare ngo tumere gutyo, ariko nanone tuzirikane ko ako kazi turimo turahugiramo niko nabyita ni Imana yagatanze. Ko atubwira ngo ko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya. Ushobora gukora kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nta mwanya urabona wo kuruhuka. Kuruhuka mvuga ni iki? Si ukuvuga ngo ujye muri pisine, nabwo ni ukuruhuka kandi bwiza cyane, ariko mu buryo bwiza bwo kuntu ushobora kuruhuka uburyo bw'umubiri ndetse no mu buryo bwo mu mwuka. Ugomba gufata igihe ukajyana n'Imana yawe, ko Imana yatanze ako kazi ni nayo nyine ishaka kukakwambura. Hari ubwo abantu ushobora kwibwira bati abantu basenga wenda ni abantu babuze icyo bakora, ariko ntabwo ariko bimeze. Kunyurwa iyo bifatanyije no kubaha Imana bigira umumaro mwinshi. Ntabwo uzanyurwa ari uko wabonye ibintu byinshi, nta bintu byinshi bibaho, ibintu byinshi ntabwo bibaho, nyine ntabyo. Uyu munsi ushobora kuba ufite nk'akabazo, ndibanda cyane ku rubyiruko, ushobora kuvuga uti wenda nyine nk'amafaranga, tuvuge nk'inda uri muriga, dufate wenda uri kwiga, ariko abatekereza kwiga ni bake. Okay, ashobora kuvuga ati nshaka gusohokana na ba Allen na ba Bernice, sibyo? Nyine nk'amafaranga like n'ibihumbi 50 ukayabona ni amahoro, ariko ejo uzakenera ibindi birushijeho. Ntabwo uzigera unyurwa ku bw'amafaranga, ahubwo iyo ufatanyije no kwizera Imana, bike wabonye, bike by'ingenzi wabonye ujye ubishimira Imana, kuko hari n'abatabifite ibyo ngibyo. Wowe uri kwifuza imyenda ingana n'50, sibyo? Hari uri muri ifuza 20. Ibyo ngibyo ufite hari n'abandi bantu babyifuza. Ikintu ngiye nshobora kuba nakumva twakunya tukibukiranya, abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya. Iyo hataje mu kunyurwa ukifuza nyine kuvuga uti niba ngeze kuri ibi, uzagera ku kintu wifuza ubone hari ikindi kikiri hejuru. Niba nk'ubu ngubu dufate hari ushaka kuvuga uti nta kazi mfite, ati ndifuza kuba nabona akazi, uzakabona. Ushaka kubona akagwemba 40,000. Waza wifuza akazi, sibyo? Urakabonye ngo 40,000. Hashize igihe ubonye yuko noneho ufite amahirwe yo kuba wagira 70,000, nako uzakifuza. Bernice nambwira ati ndimo ndakora ahantu bari gwemba 100,000, nzara nicaye ntabwo nzasinzira. Aho ngaho nzavuga ati gute 100,000 Bernice, nanjye ngeyo. Ariko iyo ufite kunyurwa no kwizera Imana, uzashobora gusenga uti noneho Mana, urabona Imana niba umubyeyi umubwiye uti mama nshaka iki n'iki, Imana ikakiguha, amini umubyeyi wakakiguha. Imana yo izaburite kuguhana n'ibindi byose, ibindi ko yatanze umwana we izate kuguha ibindi ukeneye, kuko umushobora gutanga umwana we
nta kindi kintu yakwemera ku babyeyi wenda ababyeyi badukurikiye barabyumva niba ushobora gutanga umwana wawe nta kindi kintu ushobora kwimana rero ntabwo uzagira ubwo bwenge utizeye Imana utakoze ibyo gukiranuka ari naho tuzajya tugenda uvuga uti reka nyiranuke ibyo bindi Imana izabimpera ubuntu niba rero avuze ko afite ibihumbi 100 ndavuga ati nyiri ku 50 ntabwo bikunda noneho usange ugiye muri za nzira noneho zitari nziza kugira ngo ubonemo iki ubonemo ibyana ye bari urushaka kubona sorry ijana rya Benizi ariko nubasha kumenya agaciro aho indirimbo ivuga ngo gatukanye babwirwa ngo ha agaciro ibyo ufite ahubwo ngende ubaho mugakomeze rwose Imana yaguhaye ibyo izakongera ha agaciro ibyo ufite kuko ari byo wagenewe Imana yaguhaye ibyo izakongera ha agaciro ibyo ufite kuko ari byo wagenewe Imana yaguhaye ibyo izakongera aho hantu kintu iyo ndirimbo ahantu ivuye sibyo nuha agaciro ibyo ufite ukamenya ko hari nandi babyifuza ni nabyo wagenewe Imana yaguhaye bya mbere izaguha n'ibindi ushaka kuvuga utoke noneho ubwo mbonye ibi ngibi ni wizeye Imana ukayikundira ukanayubaha ako kazi waguhaye nta muntu ukora amasaha 24 ku 28 ntibishoboka from Monday to Sunday ntabwo byashoboka sibyo niba usoza saa 2 buri munsi ufite andi masaha yo kuruhuka sibyo kuruhuka si ukuryama gusa niba uzi ko hano hari amakesha wenda tufate nk'ahantu ziba ari gutarama ukagenda ukifatanya nabo sibyo Imana izabona ko nubwo utabonye umwanya wo kuruhuka mu masaha ya kumanywa gusa umwanya waboneyemo wagiye urayegera sibyo ntabwo ibintu byose bizava mu kirere bizava mu ki ni ukubikorera mu gusenga urubyiruko ntiwirengagize ko ari night club iki oya ahubwo uvuga uti kandi ibyo ufite akamaro kurusha ikindi umurimo w'Imana buriya umuntu usenga nta kintu atabona uzi ikintu usetse uvuze night club nibuka umuntu umwe nyine urubyiruko yashakaga kujya muri night club arangije aratubwira ngo agiye gusenga noneho je nkagira ngo genuinely agiye gusenga natangajwe nuko byarangiye ari night club nicyo cyane kisekeje yakoze cyane ariko nyine hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati turi urubyiruko tibeni kujya gusenga wowe warasigaye sibyo reka tugende tujye kuryoshya ejo ni weekend ejo uzakora akakubwira yuko ejo ufite akazi ariko si ako kazi wagakuye hehe n'Imana igatanga sibyo ariko ngo ndasubiramo cya gice cyatubwiye yuko abifuza imiya bagwa mu moshyi ariko nidushyiramo kunyurwa nk'abana b'Imana tugashyiramo kunyurwa noneho ugaha agaciro bya bindi rimwe twaza tuvuga Imana yaguhaye izakongerera murakoze cyane mbega ibintu byiza gira icyo twongerera icyo nakongeraho ku byo avuze yikije ku kintu cyane nanone agiye gusoza cyo avuze kunyurwa ariko avuze no guha agaciro ibyo ufite uko kubiha agaciro rero ntago uzanyurwa n'undi utabanje guha ibintu agaciro ugomba gufata ibintu ukabiha agaciro bikwiye ugahita ubona ko biguhagije hanyuma noneho ibyo byose uzabiterwa n'iki no kwizera Imana kuko ntago wavuga ngo mpembwa ibihumbi 40 nk'uko yabivuze uyu nguyu ahembwa 100 ntago wakumva ko se iyo Mana ubundi kukiyemeye ko ngewe mbona yangaye nyamara wibuke ko hari n'utayabona hari n'utayahembwa rero niwizera ko byose byaturutse ku Mana ntekereza yuko uzabiha agaciro kandi uzanyurwa n'ibyo koko ikindi cya kabiri ugomba kumenya gutandukanya ibintu ugashishoza ukavuga uti ese koko ibi ngibi ngiye gukora Imana irabinshakamo
cyangwa se aya masaha yari kuba ari ay'ibi ngibi kuko nk'uko yabivuze wa mugoroba urageze n'urugero yatanze uvuye muri ako kazi wenda uvuga kaguhemba menshi cyangwa se makeya ariko se nubwo ari makeya wenda n'ibihumbi 40 niwo mubare yatanze ni makeya 40 uvuye mu kazi aho kugira ngo wenda ugende unayabike nayo wa mugani ugerageze ukore n'iryo jana wenda uzaryuzuze mu gihe runaka ahubwo uciye he muri ya night club yatubwiraga na twatundi 40 none twatundi 40 udutayeyo birarangiye urumva nta wundi uri guhemukira niwe uri kwihemukira icyiza rero senga Imana wizere wubahe umuremyi wawe nukomeza kubaha Imana izaguhishurira ibikwiye ukwiriye gukora umenye buryo cyo ahubwo na ya 40 wayatwaramo akaba yabyara n'andi yego ariko utagiye aho utagomba kuba uri mu gihe cya nyacyo nujya gusenga ntago ya 40 yawe nta muntu uzayakwaka pe uzajya kwisengera nk'uko yabivuze wenda aho ngaho bateraniye witahira ariko nujya muri ya night club uzabonayo ibintu byinshi uzabonayo inzoga ihenze wumva ushatse kuyigura ari naho handi uzasanga irenze amafaranga ufite usanga ibya bindi byose biraje ngo mbe nyabone ndayabona gute bya bindi byose bite biza utangira ushaka baki abasponsa hari ubwo n'abahungu bagira abasponsa abahungu cyane okay nabo barahari oya n'abahungu bafite abasponsa kandi biteye ubwoba cyane biteye ubwoba nabo barabafite kuko ntago nubwo wenda yego bitwa abahungu ariko ntago bivuze ko ari bo bakorera amafaranga menshi cyane ku buryo buhagije rero mu Rwanda umwuka uhari nuko ntago umuhungu nyine nimba abona akeneye ikintu akaba atabashije kukibona hari ukuntu atajya kubwira umugabo mugenzi we ngo akimuhe ngo amuhe amafaranga umugabo mugenzi we musaza nta nubwo yavuga tukeneye iki keretse ari papa wawe n'ubu ugufitiye impuhwe wakubyaye cyangwa se undi muntu umwuka wera ashobora kuba yakoreyemo ariko iyo utangiye kumva yuko ukeneye ibirenze ibyo ufite ni hahandi usanga noneho umusponsa yakenewe kandi noneho uwo musponsa aza atari umugabo nko ku bakobwa uko bimeze ahubwo aza ari umugore kuko bihita bijyana n'irari nk'uko yabivuze hazamo kwiyandarika kugira ngo uze kubona icyo utari ukwiye kubona cyangwa se icyo udafite ariko ukibone mu buryo butari ubwa nyabwo aho ngaho ndumva byumvikanye ko n'abahungu bagira abasponsa nabo bakwiye kwitonda murakoze turimo tugana ku musozo wo gusesengura rino jambo gira icyo utubwira gira icyo wongera icyo nakongeraho turi ku mutwe w'ijambo uvuga kunyurwa kandi mbere y'uko unyurwa of course ugomba kubanza ugaha agaciro ibyo ufite yego kuko buriya abantu duhora twifuza iyo ubonye iki ngiki uba ushaka kiriya iyo ubonye iki ngiki washakaga ejo bundi uba ushaka ikindi urumva kwakuntu ushaka ngo usanga ngo ufite igare aba yifuza moto yaba ufite moto akifuza imodoka ufite imodoka ahita yifuza indege cyangwa akifuza nyinshi ufite indege yari usanga yifuza icyogajuru urumva ubwo rero mu by'ukuri kwifuza ko umwana w'umuntu ntabwo kuzigera kurangira mu gihe akiri muri iyi si sibyo ariko tugomba kunyurwa cyane cyane niba koko nk'abantu nko ku bantu bakorera Imana cyangwa dukorera Imana tugomba kunyurwa kuko ntabwo uzafata Imana ngo uyibangikanye n'iby'isi cyangwa se ufate umutima wawe ushire cyane mu by'isi ngo umbwire ngo uzaba ugikoreye Imana ntabwo byakunda ugomba kugira bimwe wigomwa ukabireka ukagira icyo wigomwa kugira ngo ubone ikindi ngo ugomba kwigomwa iby'isi kugira ngo ubone iby'ijuru cyangwa se wigomwa iby'ijuru ubone iby'isi byaterwa n'amahitamo yawe ikindi hari n'ijambo rivuga ngo tubane dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa ku by'ukuri dukiranukira Imana nta kitazaduha sibyo nk'uko Benita yabivuze ngo ese Imana ko yaduhaye umwana wayo umwe w'ikinege yari ifite
ikamuduha akatwitangira. Ese mu by'ukuri niba yaraduhaye umwana wayo, ese n'iki kindi yatwima? Ntacyo pe, sibyo? Ahubwo tubanze natwe dukore ibyo ishaka, sibyo? Dukore ibyo ishaka, ubundi natwe tuyisabe izaduha, sibyo? Nitumara gukora ibyo ishaka, ibyo yishimira, ibyo dutegeka, ibindi byose bizaduhera ubuntu. Rero nk'uko turimo kugana wa mugani ku musozo, njye icyo nababwira, mureke tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose tubiharira Imana, kuko niyizi ibidukwiye. Kuko twifuza nk'abana b'abantu, tukayisaba n'ibyo dushaka nk'abana b'abantu, bijyanye n'ibyo dushaka, n'ibyo turarikira mu mitima yacu, n'ibyo tubona muri iyi si, ariko mu by'ukuri niyo izi ibidukwiye. Murakoze cyane. Ari naravuze ngo niyizi ibidukwiye. Hanyuma mise ntekereza ngo wenda ibidukwiye mu gihe gikwiye. Aho niho nagira ngo ukomerezeho, hanyuma unabwira abadukurikira ubararike. Nyine nk'uko ari abivuze, Imana izi ibidukwiye mu gihe gikwiriye. Ibyo ubona udafite aka kanya, wowe umwana w'umukobwa uri kwifuza, cyangwa se umwana w'umuhungu, cyangwa se urubyiruko muri rusange, kuko akenshi na kenshi usanga nyine kutanyurwa kenshi kuri mu rubyiruko. Ibyo ngibyo uri kwifuza byonyine usibye kubyereka Imana, naho uwo nguwo uri kubwira wenda ufite uri kwita nk'aho ari we mucunguzi wawe, nyamara umucunguzi dufite n'Imana yonyine. Uwo nguwo uri kwita nk'aho ari wowe uzaguha ibyo ukeneye, hari igihe nawe azagera akagenda, ntago azahoraho nk'Imana yacu. Rero ntekereza yuko ukwiye kwisunga umwami, kuko niba uzahoraho ibihe byose, ejo bundi ubona umwana w'umuntu mushobora kugira ibyo mupfa, ashobora kubona abandi nk'uko yakubonye, wagenda abandi bakaza. So nkwiye ko nyine dukwiye kwiyegereza Imana, kuko niyo yonyine izi bidukwiriye. Hahandi bavuga ngo naho umubyeyi wawe cyangwa se inshuti iguhemukira, Uwiteka arasigara akongera akavuga ati ngwino mwana wanjye. Uko twakosa twose, ntugakose, hari ikindi jambo ngo ntugakore ikibi ngo ugikosoze ikindi kibi, ahubwo icyo wakoze wongeye ugarukira Uwiteka, kuko irababarira kandi n'umubyeyi. So rero tuyegere, kuko ifite byose mu kiganza cyayo. Wow. Murakoze cyane. Ndifuza rero ko nyuma yo gutanga impanuro tunyuze muri iri jambo ryo muri Timotheo, ubwo musezere abakunzi bacu hano kuri Hanye Space. Kwa kundi. Ego. Wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. bazatinya guhinguka imbere, bazagira ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwamikiye y'ubukwe. bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwamikiye y'ubukwe. Wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera.
wow murakoze cyane umva nshuti wowe ukurikira ibiganiro hano kuri Hanye Space rero icyo nagusaba ni kimwe nuko ukora like nuko ukora share nuko utanga comments ariko ukanashyiraho nyine ka subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi ubutaha bitazagucika murakoze cyane nshuti zanjye mubasezereho muti naho ubutaha